Bene data ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bishop Rwaka Steven. Imana ibaho umugisha cyane, nyoboye umurimo w'Imana witwa Victory Celebration Center. Ndabashimira mwese bari kunkurikira kuri uyu murongo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nongeye gushimira Sister Florence, God bless you so much. Uwo murimo w'Imana urimo gukora kandi urimo gukorana bugingo n'ubu. Ndagira ngo rero twumve ku ijambo ry'Imana. Tunagira ngo undeba rero, wewe wizeye Kristo Yesu wamuhawe, Imana iguha umugisha cyane. Uyu munsi iri kubere umutsima w'ubugingo. Nawe utaramwizera uyu munsi wa none umwizere, kuko niwe bugingo bwawe kandi n'iki Imana yagutegereje kuva kera. Ibyo Imana yakoze byose abishyize muri Yesu kugira ngo wihuza n'icyo gitambo Kristo yatambye, arimo gutambana bugingo n'ubu, kibashe kumuhesha ihumure, kibashe kumuhesha ubugingo, kibashe kumuhesha gukira, kibashe kumuhesha kubohorwa icyo yagambiriye kuva kera isi itararema. Imana ibaho umugisha cyane. Nagira ngo usobanukirwe, umenye rero igihango dufitanye n'Uwiteka Imana, kandi nawe utarihuza n'icyo gitambo ukeneye gusobanukirwa, ukamenya impamvu ugomba kwihuza n'igitambo ariwe Kristo Yesu. Yesu niwe gitambo, niwe mutambyi wacu mukuru. Igitambo yaragitambye, ni amaraso ye yarayamennye. Uyu munsi turabyibuka imyaka ingahe, igihumbi ishize, kugira ngo wihuze nacyo, kuko niyo gahunda y'Imana ku buzima bwawe. Keneye gukizwa, niba utarakizwa, keneye kugaruka ku murongo uw'Imana igushakaho, kugira ngo bashe gukorera Imana neza nk'uko abigambiriye kuva kera. Nkunze kuvuga nti buri kimwe cyose gifite amategeko. Umuhanda tugendamo hariho amategeko y'umuhanda wigenga. Ntabwo wapfa kugenda mu muhanda rero gutyo utazi amategeko. Imodoka zakugonga wahita upfa bitewe n'iki, kuko wisha amategeko y'umuhanda. Buri kimwe cyose gifite amategeko. Uba mu gihugu, buri gihugu cyose kigira amategeko akigenga. So niba igihugu cyose kigira amategeko, wisha igihugu ntabwo ntushobora no kuba muri icyo gihugu bitewe n'uko wisha itegeko ry'igihugu. Buri gihugu rero nacyo gifite amategeko akigenga. N'ingo zifite amategeko azigenga. Uwiteka Imana yacu rero yaturemye, nayo ntabwo yaturemye ngo tujye kugengwa n'aya mategeko gusa, ahubwo nayo yadushyiriyeho itegeko ritugenga, itegeko ry'ubuzima hagati y'Imana yaturemye n'abo yaremye. Ibyo rero ntabwo ndibijyemo cyane, ariko ndashaka kuvuga cyane kwihuza n'igitambo Kristo yatambye. Ndashimira Imana yuko uyu munsi wa none umuririmbyi yarashimye, aravuga ati ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Iri yamva umusaraba siwo wadutambiye, imva yayigiyemo ariko si yatambwe, ariko cyane turashima umwami Yesu watambwe uyu munsi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe igushyike ku ntego yo kugambiriye kuva kera, kugucungura no gucungura ubugingo bwawe. Muri iki gitambo tubaza kubyumva, hakubiyemo byinshi cyane. Hakubiyemo gukira indwara, hakubiyemo kubohoka, hakubiyemo utuntu twinshi cyane, inyungu nyinshi, imigisha myinshi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu uza no kubyumva n'imbere cyane, ugasobanukirwa impamvu. Rero mu izina rya Kristo Yesu nagira ngo wumve amagambo amwe ukeneye gusobanukirwa, kumenya, hanyuma nurangiza usobanukirwe, umenye ko ugomba kwinjira muri iki gitambo, umenye ko ugomba kwihuza n'igitambo ariwe mwami Yesu watambye. Reka wenda dusome Abakorinto ba mbere igice cya 11 uhereye ku murongo wa 23. Abakorinto ba mbere 11 n'umurongo wa 23 kamanuka hepfo gakeya. Ahangaha niho yatangaga. Ndashaka kujya nkukurira inyuma gakeya yuko byatangiye, n'icyo yifuzaga, n'icyo yaje no kugeraho, n'icyo yaje kwemera. Yarabyemeye kugira ngo bitangiye, yabyemeye abikunze, yabyemeye kugira ngo afatwe kureko, kuko ntago bajya kumushobora mu bw'imbaraga n'iki. Bamwe mukunze kugera ku bintu runaka, bakumva ibintu bikomeye,
ukumva bisimbukamo, ariko hari ubwo Kristo ashaka nawe kunywera kuri icyo gikombe ari ntacyo kiri bugutwara naho cyakigutwara, kugira ngo nawe ubashe gusharinga ibyo nawe yabonye, kuko niwe byari bigukwiriye nanjye byari binkwiriye. Ariko hejuru y'ibyo byose banza umenye wo gucunga uwo ari we. Umva atanga igaburo, umva ko byamugendekeye, umva icyo yavuze n'icyo yashakaga, ndetse hirya yavugaga ati nabishatse kuva kera, ukuntu nashatse kugira ngo mujye kuri iri gaburo, ukuntu nashatse kugira ngo munywe ku maraso yanjye, murye ku mubiri wanjye. Umva nuko icyo nahawe kumenya n'umwami wanjye ni kumenya n'umwami wacu kumenya, nicyo nabahaye namwe, kuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, yenze umutsima awushimira, arawumanyagura, aravuga ati uyu ni umubiri wanjye utambwe, uyu ni umubiri wanjye uba utangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyiruke. Yenze umubiri we, yenze umutsima arawumanyagura awita umubiri. Icyo kiba ikimenyetso gikomeye cyane cyo kugira ngo uzawuryaho wese, uzawegere ajye abikora, amenye icyakozwe igihe atambaga igitambo. Uko niko yagenjeje umubiri we, yaje kuwutamba ku bwawe no ku bwanjye. Ndashaka kugira ngo wumve icyo gitambo n'icyo gihango tugomba kujyana. Hanyuma ku murongo wa 25 n'igikombe akigenza atyo, maze bamaze kurya ati iki gikombe ni icy'isezerano rishya ryo ku maraso yanjye, mujye mukora mutya munyibuka. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera n'icyo gikombe, muzabe mwerekana yuko mwemere urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Umva, aho yenda n'igikombe cye, yenda n'amaraso yabigenza atyo. Icyo cyari igishushanyo y'icyo yaragiye gukora. Yabikoze iki ngiki atarajya ku musaraba, ariko abikora kugira ngo kuko yabonaga namara kugira aragenda asoza misiyo ye. Ndashaka kugira ngo nkubwire kuri misiyo ya mbere ni ugukizwa, misiyo ya mbere ni ukwihuza n'igitambo, misiyo ya mbere ni ukugarukira umwami Yesu, misiyo ya mbere yo gucungurwa kwawe ni ukugarukira kugira ngo wihuze. Icya mbere ugomba kugira hejuru yo gukizwa, ugomba no kubatizwa, ugomba no kongera kujya kuri iri gaburo kugira ngo uhambwe cyangwa se wihuze neza n'iki gitambo. Umva, ikindi cya kabiri cyabayeho rero, yagiye gusenga. Amaze kuba ikorera ibyo byose, yagiye gusenga. Umva, Luka igice cya 22 umurongo, yenda duhere ku murongo wa 39. Yesu asengana umubabaro, arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa baramukurikira. Agezeyo arababwira ati musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo naho gutera ibuye, arapfukama arasenga ati data, niba ushaka undenze igikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Umurongo wa 23, marayika avuye mu ijuru aramubonekera, aramwegera. Marayika avuye mu ijuru aramubonekera, amwongera imbaraga, kuko yarababaye bikabije. Asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibyo gutonyanga amaraso y'ibitonyanga hasi. Umva, arababwira ati musenge mutagwa mu moshya. Ariko ikintangaje muri iri jambo ngo nuko yasenze aravuga ati Mana, niba bishoboka igikombe kintambuke, atari ko yuko nshaka, ariko ubushake bw'Imana byari kuba kuri icyo gikombe. Erega nta muntu muri twe gushaka kubaho kubwe,
reka ndenda nsoreze ku ijambo riri imbere ahangaha ndagiza nkubwire icyo umwuka mbwira kugira ngo tuganireho. Reka tujye muri Matayo igice cya 26 igice 9:28 n'umurongo wa 18. Aha Yesu yaramaze kuzuka ndetse yaragiye kujya no mu ijuru. Umva ko yavuze rero nuko Yesu arabegera avugana nabo arababwira ati naho ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindura abantu abigishwa muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera mubigisha kwitondera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi yose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Bavandimwe, iryo ni ryo jambo nabateguriye ndagira ngo dusobanukirwe twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Icya mbere yabanjije kubaha umutsima abaha umubiri we n'amaraso ye aratamba kugira ngo uzabigira wese ajye amenya igitambo yatambye kandi kugira wa wundi wese wiyemeje kwihuza n'igitambo kugira ngo asobanukirwe icyo yakoze. Umwami wacu Yesu ahimbazwe kubera yuko yadutambiye igitambo gikomeye cyane kuko Imana yose ari igitangaza yaritambye. Icya kabiri arangije kujya kubaho iryo gaburo yababwiraga ibigiye kumubaho arangije ajya gusenga ngo ajya gusenga ku musozi wa Yayoni nk'uko byari bisangwe ariko asengana umubabaro asengana agahinda asenga bikomeye cyane arasenga aravuga ati Mana niba bishoboka nabigishwa ngo baramukurikira aravuga ati Mana niba bishoboka iki gikombe cy'intambuke atari ko byo uko ushaka bye kuba ko nshaka ndashaka kugira ngo nkubwire ngo iryo sengesho nicyo cyifuzo cy'umubiri ntabwo Imana yacyumvishije ntabwo Imana kuko Imana icyo yashakaga ko atamba kugira ngo wowe nanjye tucungurwe. Nshuti yanjye yashakaga ubushake bw'Imana ku bugingo bwacu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nuko nimujya gusenga mujye musenga ubwe Data wa twese ariko hejuru ukomeje n'andi magambo ijambo ry'Imana ikongera kutubwira ngo bibe uko ushaka bye kuba ko ushaka. Hari ubushake bwacu dushaka kumererwa neza gusa ubushake bwacu bishaka kugira ngo ariko ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa ahubwo twahawe no kubabazwa nawe. Hari ibintu ikombe natwe tugomba kunywa mu buzima tugomba no kwihangana. Niyo mpamvu murokora agomba kwihangana, niyo mpamvu wihuza n'igitambo suko utazahura n'ibyago suko utazahura n'amakuba suko aho tugomba kwihanganira igitambo kuko uri mu isanga afashiye mu ntambara ariko tugatamba igitambo ariko igitambo tukagitamba nk'uko Uwiteka ashaka. Ndashaka kugira ngo mbabwire gutya yemwe ntimugace imanza bitewe nuko ibyo umuntu anyuramo byose ibyo bigombe tunywa byose ibyo turimo kugira nuko Imana ishaka babandi babazwa nk'uko Imana ishaka. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo nubwo babazwa nk'uko Imana ishaka ntuzabivemo ahubwo kiwe neza saba Imana imbaraga kugira ngo ubashe ku gikombe cyawe nurangiza mu izina rya Kristo Yesu uzabasha kujya ku rundi rwego uzabasha gukora ibikomeye cyane uzabasha gukomeza urugendo ariko uzi neza ko Shetani atamufite urutabi. Nubwo byamubayeho gutyo bikomeye cyane nubwo yabize ibyuya by'ibitoyi naga by'amaraso nubwo byari bikomeye cyane ariko uzi yuko nta nkoni yari yakamugezeho ariko uzi yuko ntanga bari yakamukubise ariko uzi yuko nta cyari cyakabaye ariko kubera already yabaye nk'utambwa ibyo byose birimo gukora umurimo kugira ngo wowe nanjye ariko uze muri iyo mibyimba bamukubise ko ariho dukirira indwara. Imana yifuza kuzakira indwara muri ya mibyimba yazakubitwa yadaza gukubitwa rero ntabwo indwara zakagagize. Niyo mpamvu utagomba guhagarara mu mahame ya muganga gusa ngo muganga yavuze ngo ibingi oya hariho n'ubundi butabazi budukiza indwara hariho n'ubundi butabazi tubonera mu maraso ya Yesu yandi mu mibyimba ya Kristo Yesu dukira indwara
indwara ntabwo zigomba kutwica, indwara ntabwo zigomba kutugira imbata, kuko mu maraso ya Kristo Yesu hariho gukira indwara. Uwo n'undi muti, iyo ni inzira yo gukiriramo indwara, kwitewe nuko ari cyo gitambo. Muri icyo gitambo hariho no gukira n'indwara, hariho n'indi migisha dufite. Harimo ibintu bigeze kuvuga batari ko abayuda bazi gukabye cyane. Abayuda ndetse uretse no gukabya baranirata cyane. Buriya imyiratire y'abashingira hehe? Buriya bitaribeta niki? Baturusha iki? Barusha iki abandi? Ngo ariko ijambo ry'Imana riyo n'umwuka yaravuga ngo abayuda barusha muri byose, kuko babitswe, bafite ibitsanyo, bafite ikimana yabikije, bafite igitambo, bafite barihuje. Reka nkubwire, ushobora kuba utarwaye uyu munsi, ushobora ibyawe kuba bimeze neza, ariko niba utarihuza n'iki gitambo, Mana yo mu ijuru, ndagusabiye yuko umaze kugera mu isezerano, iryo sezerano ndamufata, iryo sezerano ndamuhora, iryo sezerano ndamufasha, iryo sezerano, icyo gitambo wihuje nacyo ntabwo not in vain. Icyo gitambo twihuje nacyo kidukiza indwara, kiduhesha umugisha. Icyo gitambo twihuje nacyo, twihuje n'igitambo cy'umusaraba cyabije mu maraso ya Kristo Yesu. Bavandimwe, niyo mpamvu iyo twatewe natwe duhaguruka tukajya gusenga uko agiye Rayoni, twarangiza ni ukuri tugahagurutsa igitambo kijya gihaguruka kikatuvugira, igitambo kijya gihaguruka kikadukorera, igitambo kijya gihaguruka. Igitambo cyaratambwe ariwe Kristo Yesu, ariko natwe twamwakiriye, natwe twihuje nacyo. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo uzarengana mu izina rya Yesu, ariko niba uzarengana nk'uko Imana ishaka ihimbazwa, ariko ntabwo abadayimoni bazaturenganya, ntabwo indwara zaturenganya, ntabwo tuzatabarwa, ariko hejuru ya byose turabatsinze no kurushaho kubwabo igitambo mu izina rya Yesu, kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Uyu munsi wa none bisobanukirwe, bisobanukirwe yuko ufite uruta ibyo byose, uko ufite uwatambye. Ngo maze arangije ngo arataka cyane, aravuga ati niba bishobotse Mana, ngo kubera yuko byari bikomeye, ariko yari yasenze, ngo kubera yuko byari bikomeye, ngo ariko yari yasenze, ariko tekere ngo arasenga cyane, yari yasenze kandi akomeje no gusenga, ngo ariko nubwo aho yari aho ngaho, ngo ibitonyanga by'amaraso bimuvamo byari bikomeye cyane, ngo ijuru riramureba n'intumwa zaramurebaga, ngo ariko Imana yanga kumukura kuri uwo musaraba. Yari atangiye gute iyo zo ntambwe z'umusaraba yatangiye kujya, byashoje gute? Ngo Imana mu ijuru ngo kumuzanira kugira ngo icyo gitambo kigire, icyo gikombe kimurenge, ngo ahubwo amwongerera imbaraga. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo wamurokorewe mwene data we, wowe huje n'igitambo, imbaraga zawe izambere uzazikura mu gusenga no kwiringira umwami wacu Yesu no kumwizera. Uzahabwa imbaraga numara gusenga. Mu bibazo byawe ugisenga, ngiye ngaya abandi badasenga, ngaya abandi badashaka kugira ngo basenge, kuko mu gusenga niho wongererwa izindi imbaraga. Ariko ibizarenga amasengesho reka nkubwire akantu kamwe, reka nkubwire aka kantu. Nta mudayimoni, nta muzimu ufite, nta mwuka wabasha, nta murozi, nta mucwezi wabasha gutambuka ngo arenge amasengesho, arenge n'iki gitambo. Ntibishoboka. Reka nkubwire, abantu benshi baravuga ati eko mwebwe se ntimubabazwa, mwebwe se ntimurwara, mwebwe se ntimurwaza, mwebwe se ntimugira mutya, mwebwe se ntimugira. Reka nkubwire itandukanye, bikubwire neza, ndariza mwize ya magambo twavugaga. Bibaho koko, bibaho neza cyane, ariko dore itandukaniro. Iyo wasenze, iyo wahagurukije intwaro zawe zo kurwana, iyo wabikoresheje byose, hanyuma igisigaye iyo bidakuweho, ariko kuri gahunda y'Uwiteka ubasha gusogongera ibintu runaka, kubera yuko koko tunyura mu nganda zo kubabazwa, tunyura mu nganda training zatandukanye. Ibyo nabyo n'ibindi somo cyane, iyo tubinyuzemo nk'uko Uwiteka ashaka, ntabwo ari nk'uko abadayimoni bashaka, ntabwo ari iki tubinyuramo, ariko tubinyuranamo ubutsinzi, tubinyuranamo na Kristo Yesu, tuba turi kumwe nawe akadukomeza nk'uko nawe yakomejwe, ngo nk'uko nawe yababajwe abasha cyane
abasha cyane no kurengera abababara, abasha cyane nuko nubwo ari design aho ngaho, ariko babazwa nkuko Uwiteka ashaka. Iyo bisoje rero bisoza niyo uvuye muri iki gikombe, iyo urangije kukinywa, iyo urangije iyo training yawe, iyo urangije ikigeragezo cyawe gitsinze, ujya ku rundi rwego, ujya ku rundi rwego. Hari abajya bibwira yuko abakizwa batageragezwa. Ugeragezwa ni kwa buri wese. Umwana w'Imana arageragezwa kandi yagerageza atsinda ikigeragezo akajya ku rundi rwego, akagenda ajya ku rundi rwego, akajya ku, ariko igifatanye n'abadayimoni, igifatanye n'imyuka mibi, igifatanye n'abarozi, igifatanye n'ubwami bwa Shitani, ashaka kugira ngo bikubwire neza ubisobanukirwe. Ntabwo mwanza dufiteho urutare, ntabwo mwanza dufiteho urutare, ntabwo indwara zidufiteho urutare, ntabwo abadayimoni badufiteho urutare, ntabwo nubwo dusoma n'imeze, ntabwo bidufiteho urutare. Ndashaka kugira ngo nkubwire Yesu ageze kwa Pilato, Yesu ageze kwa Pilato, Yesu ageze, Yohana igice cya 19 umurongo wa 9 aho ngaho, Yesu ageze kwa Pilato. Pilato aragumya amubaza ubusa, arangije Yesu araceceka aramwihorera. Aravuga ati, ayongeramo ati, uranyihoreye, ntabwo uzi yuko mfite ububasha bwo kukubamba, no kandi nkaba mfite n'ububasha bwo gukiza, kuko njyewe ndi umutware. Ntabwo uzi yuko ndi umutware, ntabwo uzi yuko ndi umutware uhagaze imbere y'umutware, uranyihorera. Ntuzi ko nakubambisha cyangwa se nakurokora? Yesu aravuga ati, aho ntabwo nabyihanganira. Aravuga ati, nta bubasha mfiteho bwo kugira icyo wankoraho, nubwo kugira ngo kuba mpagaze aha ngaha nuko Data yabyemeye. Ariko wakushize imbere, azagushisha no kuruta. Nibwo Pilato yagerageje kumenya yuko ashaka kumurokora, ariko nibyo biranga. Impamvu ni iki? Nuko yagomba gutanga icyo gitambo. Reka nkubwire, ntabwo umwanza dufiteho urutabi nabusha, ntibishoboka, ntabwo byashoboka. Urwo rutabi rwonyine ni Uwiteka Imana. Ariko ndashaka kuvuga ngo nta muzimu, nta mudayimoni, nta myuka mibi, nta mucwezi, nta dayimo, nta bwami bw'umwijima bwabasha kutujyaho ububasha, nta na buke. Ariko nubwo byaba byenda gusa, nubwo byaba ibigeragezo byacu byenda gusa, nta handi mu izina rya Yesu umucunguzi wacu tuzemera tunywe igikombe. Ariko nkuko tuzakivuga ko Uwiteka ashaka, azaduha imbaraga kubera gusenga kwacu, azaduha imbaraga, tuzamwizera, tuzamwiringira. Niturangiza mu izina rya Kristo Yesu tuzatambuka tubatsinzi nkuko umwami wacu yatsinze. Tuzihuza, twihujije n'iki gitambo. Ndashaka kugira ngo rero wumve, ndashaka kugira ngo ubyumve rero, ngwino kwa Yesu. Ndashaka kugira ngo ubwire ngo Yesu yatabawe nawe, ijuru ryaramutabaye, ijuru ryaramutabaye, ngo Imana imanura marayika araza mwongerera imbaraga. Ntiyamukuye ku musaraba, ntiyamutandukanye n'igitambo, ahubwo yamwongereye imbaraga kugira ngo abashe guhangana n'icyo yari arimo kurwana cyo. Natwe rero wamubonaga kuri bamuciye bitanga baramubwira ngo ahangaho rero wakije abandi ngaho ikize. Ariko impamvu bavugaga bityo byose nuko wabonaga ageze mu maji, ariko mu buryo bw'umwuka yaratambaga, ariko mu buryo bwa kamera bavuga ngo yaratsinzwe. Ntabwo tujya dutsindwa mu izina rya Yesu, ntabwo tujya dutsindwa mu izina rya Yesu, ahubwo turatamba, kandi gutamba kwacu mu izina rya Kristo Yesu nkuko Imana ishaka kuduhesha ibyiringiro, kuduhesha ubutsinzi, kandi butuma dukura mu buryo bw'umwuka. Ndaganisha ku musozo. Ndashaka kugira ngo nkubwire, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, menye icyo Kristo yakukoreye iki ngicyo. Nta mwanzi udufiteho urutare, nta mwanzi wabasha kudukandagira kugira ngo duheze hasi, ntibishoboka. Nuza kwa Yesu ufite umugisha, nuza kwa Yesu n'umugisha, nuza kwa Yesu ukihuza n'iki gitambo kizakugira umumaro mu maraso ya Kristo Yesu. Ariho abarya bibwira bakavugira hanze y'amasezerano batari mu isezerano. Ndashaka kugira nkukura inzira ku murima. Iyo uvugira hanze y'amasezerano utari mu isezerano, ntacyo byakumarira, ntacyo byakumarira, kuko isezerano ni isezerano ry'amaraso, ni isezerano ry'umubiri n'amaraso yayandi yamenetse. Iyo wihuje nawe nicyo bikumarira. Ariko iyo utihuje nawe upfa kuvuga usa nk'ubari inkuru gusa, uvuga utarasitore gusa, uvuga gusa. Kubera iki? Kuko ntabwo bikurimo, kuko nawe ubuzima bwawe wongeye kubuhuza n'igitambo. Ariko iyo utihuje n'igitambo uba ari inkuru gusa. Nuko tuvuga inkuru za runaka, inkuru zabaye runaka, inkuru zabaye runaka, ukabivuga utarabayeyo.
abantu bakica bakavuga inkuru za Amerika, abantu baravuga inkuru za Putin na Ukraine, baravuga iki nibabaye bicaye ahangaha, ariko iyo umaze kwihuza n'icyo gitambo neza cyane, bifite icyo gusaba, natwe bifite icyo kugira kugucomekana gutyo, niko kubyara umugisha, niko kubyara kwagukira, niko kubyara kwabutabazi, niko kubyara, kuko nawe ufite igitambo nawe utanga kugira ngo nawe wihuze. Ariko ikintu kikubuza umudendezo wari ufite kikaguhuza n'iki gitambo, uragira ngo biroroshye. Ariko cyo nakubwira, humura ngwino kwa Yesu. Urashaka gukizwa, urashaka kwihuza na Kristo Yesu, ntukavuge ibyo ngibyo, ntukavuge nayo magambo utarihuza cyane. Ngwino kwa Yesu wihuze n'iki gitambo, kirabasha kurengera. Ariko atari ibyo, wowe kwishuka Yesu cyane arimo kwiyegereza abantu, arimo kwiregeza abantu, kuko icyamuzanye nicyo arimo gusohoza na bugingo n'ubu. Icyamuzana ngiye aracyagikora muri twembi, aracyagikora mu batambyi, aracyagikora mu bavuga butumwa, aracyagikora. Ngwino nawe wihuze, ngwino, aracyagikora mu bantu. Urashaka gukizwa, urashaka kwiyakira Yesu, urashaka kwihuza igitambo, Imana iguhumusha cyane, kiragukorera. Ariko nushaka gukomeza gukorera hanze, urabeshya, ntabwo kigukorera. Ariko niba wihuje na Kristo Yesu, itunganye, era imbuto, ugenda neza, igitambo kizagumya kiri live, kandi ntuzatatira igitambo. Iyo umuntu atatira igitambo kiramugaruka, Yesu ntazatatira igitambo mwagiranye, natwe ntabwo tugomba gutatira igitambo twagiranye nawe, kuko amaraso n'umubiri wa Kristo Yesu turabyubaha kandi turabyubahiriza, kuko byabikoze kugira ngo ndonke nawe kuronke, kuko amaraso yamenetse ku bwareshe nanjye ndimo. Ariko abenshi baratinya kubyegera. Niba utinya kubyegera uyu munsi wa none, tinyuka, injira, nibyaguhesha umugisha, nibyaguhesha ubugingo, nibyaguhesha agakiza. Ijambo ry'Imana ryavuze kuri cya gisambo ku musaraba, nawe yarihuje, yagiye ku musaraba arangije arihuza. Amaze kwihuza nawe kiramukorera. Ariko atekereza, igisambo ku musaraba yihuza na Yesu, arihana, yihuza nawe, n'ibyetiri byo birahinduka, ajya muri paradizo n'umwami Yesu. Cya kintu kitihuje nacyo cyararimbutse. Wowe siribaza yuko uzanyura sansiniki ngo uzajye hehe. Ihuze n'igitambo ku musaraba, yehuje nacyo, ibintu bikigendekira neza. Nubwo watese ko yihuje nacyo agapfa, n'undi nawe yari yapfuye, yari yatambye igitambo, ariko gupfa si cyo kibazo cyangwa si cyo gisubizo, ahubwo kwihuza n'igitambo, kwihuza na Yesu nibwo bugingo, nibwo buzima, ubwo nibwo butunzi, ubwo niwo mukiro, uwo ni umunezero wacu, ibyo nibyo byishivuzo byacu, ibyo mu izina rya Kristo Yesu. Ihuze n'igitambo. Subiramo amagambo ngusengera ukizwe mu izina rya Yesu. Ndashoje. Somo muti mwami Yesu, uyu munsi wa none mfashe umwanzuro, nihuje n'igitambo, nihuje na Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Umbabarire, amazina yanjye yakure mu gitabo cy'urupfu, yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakugarukiye, nasaga n'umwana w'ikirara, ariko uyu munsi nemeye gukizwa mu izina rya Kristo Yesu. Manitse amaboko yanjye, shimira izina ryawe. Urakoze kumbabarira ibyaha byanjye, sinzabisubiramo ukundi, uzanshoboze kumeza n'urugendo mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Imana iguhumusha cyane. Reka nsengera abandi basubiye inyuma, nawe subiramo irisengero. Subira muti mwami Yesu, natatiriye igitambo, nasubiye inyuma, naraguye, nabivuyemo, ariko ntaho bizangeza. Igitambo natatiriye ntabwo cyampa amahoro, ariko uyu munsi manitse amaboko yanjye, ndasubiye kwiyunga nawe mu maraso yawe ya Kristo Yesu. Umbabarire kandi wongere nyagasani data, wongirire neza, wongere ungarukire nawe mu izina rya Yesu. Amen.